Turabashuhuje abantu badukurikirana, amahoro y'Imana abane namwe kuno yabivuze TV, Isaha yawe TV, Humura TV, Yesu ari ku ngoma TV. Amahoro y'Imana nabane namwe nkuko mubyumvise, turi kumwe n'ibinyamakuru bine. Rero turabanezerewe. Mbere na mbere mbanje gusuhuza abantu mwese mudukurikiranye aho muherereye hose, abatuye mu Rwanda rwagati turabasuhuje, abaturanyi bacu batuye muri Uburundi, muri Kongo, muri Uganda turabasuhuje. Turabizi tuhafite inshuti. Wowe uje ari ubwa mbere ku isaha yacu kuri Yesu ari ku ngoma TV, kuri niyo yabivuze TV, Humura TV, ukaba ugezeho ari bwo bwa mbere, ukore rwose subscribe, ukore share na comment kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana, kugira ngo dushyigikirane mu murimo w'Imana. Rwose ndabizi neza tuzahungukira byinshi, tuzagenda tunyuzaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana, ariko ntabwo twakwibagirwa inshuti zacu z'abadiaspora, abatuye muri Australia, abatuye Amerika, Uburayi. Turabashuhuje namwe abatuye muri Budage, abakobwa banje batuye muri Katari, ndabasuhuje. Abari mu Bwongereza, amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda kandi turabishimira. Rwose mujye muza mwandike muri comment, mutwereke ko mudukunze, mukoreshe mukore comment, mukore subscribe, nimurangiza munaduhamagare, munatuvugishe. Nimero zacu ziba ziri hasi ku biganiro, mutugira inama, mwatugira inama z'uburyo uyu murimo tugomba kuwukora, uburyo tugomba kwirinda. Hari benshi bakunda kuvuga ati se ko abakozi b'Imana muza kuri YouTube ugasanga mutakaje imbaraga cyangwa se muraguye. Rwose ntabwo turagera, turi abantu, ntabwo turagera aho Satani atarasa umwambi, ahubwo mwebwe muba mubireba munadukurikira uko bwije no bukeye. Nimwe mwakageze muri comment mukatugira inama, mukatubwira ati mukore gutya, mugende gutya, kandi rwose twishimiye inama zanyu, twishimiye ibitekerezo byanyu, mudahwema kutugezaho uko bwije nuko bukeye. Rwose aho kugira ngo wandike comment itari nziza, wandike comment isebya umuntu cyangwa ituka umuntu, ntabwo bikwiye mu ndanga gaciro cyangwa se mu muco wa Nyarwanda, ntabwo bikwiye. Ahubwo waca inbox ukanyandikira ukavuga ati mukozi Imana ugomba kwitwara gutya, rwose nkabyumva kandi nkabikora. Rero amahoro y'Imana abane namwe. Tudatinze tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, iminota mikeya, ntabwo ari myinshi, ariko ndakwinginze wowe unteze amatwi wunguke byinshi, kandi nzi neza wowe urushye, wowe uremerewe. Yesu yaravuze ngo nimuze musange abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Reka dusenga Imana dutangira n'icyigisho tugiye kuganiraho. Mana data wa twese, Imana nziza, Imana ikomeye, se umwami wacu Yesu Kristo mwiza, turakwinginze cyane aya masaha twicaye imbere y'izi kamera kugira ngo Kristo urangururire muri twebwe. Uwiteka Mana, tuvuge tuvugishijwe nawe, kubera yuko uri umubyeyi kandi uri umutabazi. Nyemerera Kristo wururuke ubane natwe muri iki kiganiro. Turaritse Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera binyiyoborere, kubera ko jye nyiyoboye nayoba, ariko Kristo wowe uyoboye ntabwo natana, nta nubwo nayoba inzira, kubera Data wa twese uri umubyeyi kandi uri umurengezi wacu. Fata ukuboko Kristo, umpe mikoro yawe mvugiramo, kuko uri Data wa twese mwiza. Ndagushimye ndaguhimbaje. Ngaho rero Kristo nguhaye ikaze na karibu muri njyewe, ngwino ubane nanjye, ubane Mana nyagora ku ngoma nawe turi kumwe bose. Izina ryawe rishimwe, kandi umuntu wese uzumva iki kiganiro kizaba ikiganiro cy'isana mutima, kandi kizaba ikiganiro Mana cyomora ibikomere umuntu yagiye ahurira nabyo mu rugendo. Icyubahiro Data wa twese kibi cyawe. Turagushimiye rero ko uri Imana njya yumva gusenga. Izina ryawe rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Amen. Navuga ngo gusenga kwacu kuzamuke kugere ku Uwiteka aya masaha. Gusenga kwacu kuzamuke kugere ku Mana. Gusenga k'umumama ugiye gukurikira iki cyigisho kuzamuke kugere kuri Data wa twese. Gusenga k'umukobwa kuzamuke kugere ku Mana. Gusenga k'umugabo kuzamuke kugere ku Mana, kubera yuko iyo usenze Imana, ujya usenga Imana, Imana ikumva gusenga. Gusenga Imana bijya bidutarura mu mpagarara, tukigira aho Data ari ngo tumuganyire ibyo dukenye byose. Kandi iyo dusenze Imana ijya ibyumva. Ngo ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga Imana, ntabwo uyu mwana azigera agira ubwoba ngo azafashwa no gusenga. Kandi Data wa twese ni ukuri pe, naje gusanga iyo umusengeye mu kuri no mu mwuka ajya yumva gusenga k'umuntu urushye kandi uremerewe. Ntabwo ajya yirengagiza
yirengagiza abantu barushye, ntabwo ajya yirengagiza abantu bananiwe, kubera yuko nguyu munyamubabaro yasenze Imana, abwira Imana, atakambira Uwiteka. Uwiteka yumva gusenga. Mwingingiye aya masaha kuza kumva ineza y'Imana, kuza kumva kugirirwa neza n'Imana. Tugiye gusoma ijambo. Nari ngukumbuje gusenga, muririmbyi yararirimbye aravuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Ntabwo umutima wawe utari imbere y'Imana, ntabwo wabasha gukomanga urugi kugira ngo ubashe kureba Imana. Ndakwinginze ngo umutima wawe, mbere yuko ufungura ikiganiro, banza umutima wawe uwufungurire kureba Imana kugira ngo ubashe kubona Imana. Imana ni nziza we, Imana ni nziza ibihe byose. Nyemerera umutima wawe uwuzane, naho waba uruse, naho waba uremerewe, naho waba uruhijwe n'ideni, ariko fungura umutima wawe uwuzane ku Mana. Imana ijya yumva gusenga. Tugiye gusoma ijambo tugiye kurisanga muri Luka. Tugiye gusoma ijambo dusanga muri Luka twihuse, ntago mbatindira. Ndashaka kubabwira iki Imana ivuganye nanjye aya masaha. Luka ibice byaho ni 10. Umusomyi mwiza nafashe gusoma murongo wa 30 kugeza ku 37. Ubundi masobanura iminota mikeya. Nzi yuko Yesu abana natwe, kandi nzi yuko ari gukora iby'imbaraga. Wowe ubyizeye, wowe utegereje igihe kirekire, Yesu arakora iby'imbaraga. Turakwakiriye, dusomere. Kadusome mu izina rya Yesu. Murongo wa 30 aravuze ngo Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko. Ngo umuntu yamanukaga ava i Yeriko agwa mu gaco. Ngarangije uyu muntu agwa mu gaco cy'abambuzi baramwambura. Barangije baramwambura uyu muntu, baramukubita, barigendera. Barigendera bamusiga asigaje hato ngo apfe, agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye aracikira arigendera. N'umurewi ahageze nawe abigenza gutyo. Amubonye aracikira arigendera. 33 aravuze ngo ariko Umusamariya wari mu rugendo nawe amugezeho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, aramupfuka inguma, amwomora amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe. Ngamushyira ku ndogobe ye amujyana mu icumbi ry'abashyitsi. aramurwaza. Burekeye aho ngaho. Ubwo turongera dusome ku murongo wa 37. Bibiliya itubwiye iki? Bibiliya iravuze ngo hariho umuntu, Yesu aramubaza ati, hariho umuntu. Uyu muntu yiviraga i Yerusalemu, yimanukira yigendera. Arangije ngo uyu muntu ngo agwa mu gice cy'abambuzi. Iki gice cy'abambuzi yaguyemo, nawe hari igice cy'abambuzi waguyemo mama. Nawe hari igice cy'abambuzi waguyemo, wa musore we, wa mugabo we, wa mukobwa we. Hari igice cy'abambuzi waguyemo. Arangije ngo uyu muntu ngo arimanukira yiviriye i Yerusalemu ni kwigendera. Iyo nawe wari uri kuva ntabwo mbizi kugira ngo ugwa muri iki gice cy'abambuzi. Amaze kumanuka ngagera mu gice cy'abambuzi, ngo aba bambuzi barangije baramwambura. Hari ibintu byawe wambuwe, ntabwo nzi byari byo, ariko wasanga warambuwe amahoro, wasanga warambuye urugo wawe udukurikiranye, wasanga warambuwe fiase wawe. Ariko umvira itangazo ngo arangije ngagera mu gice cy'abambuzi baramukubita. Ngo bamaze kumukubita baramwambura, bamaze kumwambura ngo baramukubita ngo basiga ngo abura gatoya apfe. Anishimwe ngo abantu baramukubise, barangije bari bazi ko birangiye. Uyu muntu bari bazi ko apfuye. Hari abantu bazi yuko bamaze
bwawe. Yesu agereka abantu bakabanza bagatambuka. Yesu agereka abantu bakabanza bagatambuka. Imana ishimwe. Agereka abantu bakabanza bagatambuka. Aba bantu bamara gutambuka bagatambuka ntacyo bamaze, bagatambuka bazi ko bagiye kukwica birangiye, ariko data wa twese avuganye nanjye ngo Umusamariya w'umunyembabazi ahageze byose byaremeye. Umusamariya w'umunyembabazi ahageze byose byaremeye, kubera yuko bari bazi ko byarangiye. ngo umureba warangije arahatambuka. Ako wawe yarahatambutsa gusiga muri icyo kigeragezo. ngo uyu Musamariya amaze kuhagera ngo amugirire imbabazi, umurewi yari yahatambutse mu byumve. Umutambyi arahatambuka, marangije umutambyi arigendera, n'Umusamariya arigendera, nyoko wanyu yarahanyuze arigendera. Oya, mwambabariye mwabantu mwe mudukurikiranye, ndabasabye ndabinginze mubohoke ku bantu. Aba bantu babataye, aba bantu babasize, ntabyo kubamaza bari bafite, ntabyo agaciro bari bafite, kubera ko iyo baza kugira iby'agaciro ntabwo bari kubata mu nzira. Ariko umva wowe watawe ku nzira, umva ijambo Yesu avuze ngo akuzaniye Umusamariya, kandi Umusamariya w'umunyembabazi, Umusamariya uza kugufasha muri uru rugendo, Umusamariya uza kugufasha muri ibi bibazo urimo, Umusamariya ugufasha muri ubu bujamere urimo. Uyu Musamariya w'umunyembabazi mama, akira Umusamariya w'umunyembabazi, akira Umusamariya w'umunyembabazi ku buzima bwawe. Wa musore we akira Umusamariya w'umunyembabazi, wa mugabo we akira Umusamariya w'umunyembabazi. Wubatse urugo biranga, ubona inzitizi ari nyinshi mu kazi, akira Umusamariya w'umunyembabazi. Uyu Musamariya ni uje uzanye iby'agaciro, uyu Musamariya ni uzanye iby'agaciro, uyu Musamariya ni uzanye iby'agaciro ku buzima bwawe. Mana ishimwe. Uyu Musamariya arangije arahagera, arangije aramureba amugirira imbabazi. Dushimiye Kristo watugiriye imbabazi, dushimiye Yesu watugiriye imbabazi. Ubwo twari turi mu byaha, ubwo twari turi mu isayo y'ibyaha, Yesu yatunyuraho. Tanawiri bini fodraimande yasiremora erego dotayini miniyase. Dushimiye Kristo yatugiriye imbabazi. Abantu batari kutugirira, abantu bavuze ngo ntabwo byemeye, ariko Umusamariya w'umunyembabazi akahagera akavuga ngo ongera ubeho, ongera ugire ubuzima mama, ongera ubeho udukurikiye, kubera ko Yesu abyemeye, kubera ko Yesu ahanyuze, kubera ko anyuze ku buzima bwawe. Yesu anyuze ku buzima bwawe. Yesu arahanyuze. Yesu ngo amunyuraho, ngo abura gatoya ngo apfe. Yesu akunyuraho wowe uri mu byaha, wowe uri mu busambanyi, Yesu akunyuraho. Yesu yakunyura akakugirira imbabazi, Yesu yakunyura akongera akakugirira impuhwe, Yesu yakunyuraho aya masaha. Wowe ukenye Yesu akunyuraho, wowe wihebye Yesu akunyuraho. Ayiwe, Yesu anyura ku bagabo, Yesu anyura ku bakobwa, Yesu anyura ku babyeyi, Yesu anyura ku bana batoya, Yesu anyura muri iki gihugu cy'u Rwanda, Yesu anyure mu kazi kawe, Yesu anyure kwa muganga mu barwayi, Yesu yongera agaruke, yongera tunyureho, kubera yuko ari uwera, ari umurengezi. Ngo arangije ngo amunyuraho. Aba bantu ntacyo kugufasha bari bafite. Yesu avuganye nanjye ngo mbwira umuntu wese udukurikiranye ngo niwe ufite igipfuko cyo gupfuka urugo umumaranye igihe kirekire. Nta mwana w'umuntu ufite igipfuko cyakwirakwira urwo ruguma, nta mwana w'umuntu ufite igipfuko cyakwirakwira urwo ruguma. Umugabo yagusigiye, umwana w'umuntu yaguteye, Yesu wenyine niwe ufite igipfuko cyo kugupfuka, cyo gupfuka urwo ruguma. Aba bantu nta by'agaciro bari bafite, ariko umvira itangazo Yesu avuze. Yesu niwe uzanye amavuta ya Elayo. Dushimiye Kristo, dushimiye Kristo ko ari we ufite iby'agaciro ku buzima bwacu. Dushimiye Kristo ko agutoraguye aho abantu bagutaye. Dushimiye Kristo ko ari we ufite indogobe zo kutugendeshaho. Mana ishimwe. Ngo abantu baragutaye,
wikwita ku by'abantu, wivuga ko abantu bagutaye, nta by'agaciro bari bafite. Uyu musamariya w'umunyembabazi nakugeraho arakuzanira iby'agaciro. Aya mavuta ya elayo bari kuyakura he? Ko yari amavuta y'agaciro, ko ntabwo umuntu wese yayatungaga. Uyu murewe ntayo yari afite, uyu mushumba ntayo yari afite. Oya wabakomerekeye mu rugendo. Yesu azanye igipfuko cyo gupfuka uruguma umaranye igihe kirekire. Uruguma ufite ntabwo nzi ngo rungana gute, uruguma ufite ntabwo nzi ngo urumaranye igihe kingana iki. Itangazo ni uko Yesu azanye igipfuko cyo gupfuka uruguma ufite umaranye igihe. Kabiri, Yesu azanye amavuta ya elayo yo kukomora kuri urwo ruguma. Arangije ngo kumwomora, arangije amushyira ku ndogo. Uyu mwana wanyu yari afite indogobe yo kuguhekaho, wowe nkurikiranye, yari afite indogobe yo kuguhekaho. Mwaretse kwikorera abantu, ahubwo mugahanga amaso Kristo watubambiwe ku musaraba igororwa, mugahanga amaso Imana. Umunsi umwe Abisiraheli bahanze amaso Imana, bagatumbira Imana, bakayitegereza, bategereje ko bambuka, bakemera bakaguma mu buretwa. Uburetwa babakoreshaga bari muri Egiputa, bakabakoresha uburetwa. Abisiraheli bakirinda, bakavuga bakobwa ati ntabwo tuzamanura amajipo ngo tubashe kubona amavuta yo kwisiga. Oya, bakisiga amamesa, bakisiga ubuto, ariko bakavuga ngo twiringiye Imana yatubambiwe ku musaraba. Abisiraheli baragenda barasufura, barangije bategereza Imana. Abisiraheli ngo barangije ngo umuniho wabo urazamuka ngo ugera ku Uwiteka. Umuniho wabo urazamuka ugera ku Mana. Imana ikora iki? Ngo yibuke isezerano yasezeranyije Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yibuka isezerano wa mubyeyi we yasezeranye nawe. Imana yibuka isezerano wa mugore we yasezeranye n'ubuzima bwawe. Imana yibuka isezerano yasezeranye n'abagabo. Imana yibuka isezerano yasezeranyije igihugu cyacu. Imana yibuka isezerano yasezeranye n'umukobwa. Imana yibuka isezerano yasezeranyije n'umuntu wese wayirindiriye akayikomeza. Ngo irangije ngo yibuka isezerano yabasezeranyije, ngo imaze kwibuka iryo sezerano, ngo irangije bitegereza irabareba imenya ukuntu bameze. Mama, umeze ute? Muri iyi minsi uri kubwira Imana ngo Mana uri hehe? Umeze ute? Aho ntabwo waba waribagiwe isezerano Imana yagusezeranyije, warangiza ugaca mu isezerano ari nta mpamvu. Ngo Imana irangije irabitegereza ngo imenya ukuntu bameze. Icyampa Imana ikakwitegereza ikamenya ukuntu umeze. Yamara kukwitegereza ikamenya ukuntu umeze, ni ukuri nikwitegereza ikamenya uko umeze, irazana n'igipfuko gipfuka urwo ruguma. Urwo ruguma umaranye igihe, urwo ruguma rw'ibirwayi. Yesu yaza agakuraho uburwayi. Urwo ruguma umaranye igihe rwo kutabyara, Yesu yaza akaguha umwana. Imana ikirongera igitambo. Munsi umwe Imana yishakiye igitambo, ishaka igitambo kwa Aburahamu, ishaka igitambo. Umwana abonye ajyanye na se, amuzamukanye umusozi, abaza papa wiwe ati umwana w'intama ari hehe? Ise aramubwira ngo Imana iri bwishakire igitambo. Nari nkubwiye ngo Imana yishakire igitambo. Imana izana umusamariya ku buzima bwawe. Imana izana umusamariya w'umunyembabazi. Uyu musamariya w'umunyembabazi nagera ku buzima bwawe, araza gushyira ku ndogobe, araza gushakira icumbi. Wowe uri kureba ukabona nta cumbi ufite, ukabona nta cyerekezo cy'ubuzima. Yesu ajya ashakira abantu amacumbi, kandi akaguha icumbi ry'igihe kirekire, kubera uburyo wamwizeye, kubera uburyo wamwiringiye. Tumbira Yesu, tumbira Yesu, niwe gisubizo cy'ubuzima bwawe. Tumbira Yesu, tumbira Yesu. Nta muntu wamutumbira ujya ukorwa n'isoni. Nari mvuze ngo tumbira Yesu, niwe gisubizo cy'ubuzima bwawe. Wowe urwaye, tumbira Yesu. Wowe ubona uruhijwe, wowe ubona byanze, tumbira Yesu. Nari mvuganye nawe ngo tumbira Yesu. Tumbira Yesu, niwe gisubizo. Niwe wenyine wagukura muri izo ngorane, niwe wenyine wagukura mu bukene, niwe wenyine wagukura muri ayo madeni, niwe wenyine wagukura muri cyamunara, niwe wenyine wagukura mu bugumba, niwe wenyine wagukura mu bushomeri, niwe wenyine wakuremera ibyo wowe warebaga nta bihari ikabirema. Hahirwa umuntu yizera yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana ibi bintu bizasohora, kubera yuko nta muntu wizeye Imana. Imana izigera ikoza isoni.
ndakwinginze wowe dukurikiye tumbira Yesu aje kugukuraho ubwo buretwa, aje kugukuraho icyo gisuzuguriro umazanye igihe, igisuzuguriro cy'amadeni, igisuzuguriro cy'ubushomeri, igisuzuguriro cy'ubukene, igisuzuguriro cy'ubukode. Yesu arakirangije. Tumbira Yesu wenyine, nta wundi. Abantu biringiye abantu barabahemukira, ariko Imana ntabwo igihemuka, Imana ntabwo igihinduka. Turakwinginze wowe wiringira Imana itagihinduka, Imana itagihemuka, Imana izi kugirire neza. Ngo arangije ngo aramufata. Murongo hasi dusomere wa 38 niho twari tugeze. Haravuze 3:7 haravuze ngo aramusubiza ati ni umugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati genda nawe ugira utyo. Nibyo soma neza. Twari tugeze ku 3:5. Yego kadusome mu izina rya Yesu. Bukeye bwaho yenda idenari ebyiri. Yego aziha nyiricumbi ati umurwaze kandi ibyo azatanga byose ubirenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereze ute wagiriye muri abo batatu ninde wabaye umugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Muri abo batatu nawe wakibaza, wahita wumva igisubizo. Umuntu wabaye mugenzi w'uwo muntu waguye mu bambuzi ni Umusamariya wamuzaniye iby'agaciro. Yarangiza akamufata akamujyana mu icumbi. Nari nkubwiye ngo Yesu agufata ukuboko agukure mu buzima wari urimo uyu munsi, akujyane mu icumbi, kandi igicumbi ry'igihe kirekire. Iri cumbi Yesu agucumbikiyemo nta gisuzuguriro kiriho. Iri cumbi Yesu agucumbikiyeho ntawe uzaza kugukomangira ngo nyishyura, kubera ko Yesu atwishyuriye igihe kirekire. Yesu aturengere kandi Yesu atugirire neza. Yesu agufungurira umuryango wabonaga usa nk'ufunzwe ku buzima bwawe, ariko Data wa twese akureho igisuzuguriro cy'abana b'abantu. Oya, abantu baragutaye, abantu baragusuzuguye, babona ko ntacyo wakwimarira, bagutaho ngaho barigendera, babona yuko utavamo umumaro, babona yuko utavamo agaciro. Ariko Data wa twese avuganye nanjye ngo ngera umuhamagare, nk'uko ijambo rivuga muri Yobu 5, ngo noneho hamagara uwo mubera watabaza n'uwuhe. Hamagara uwo mubera aza gutabare, hamagara uwo mubera aza kugirira neza, kubera yuko kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Oya, uhunga ikibi, uhunga icyaha, nicyo cyagutandukanya na Yesu. Hunga icyaha nicyo cyagutandukanya n'Imana. Ariko umwegere nta kigucira urubanza. Numara kumwegera nta kigucira urubanza, araza gukura muri ako gace k'abambuzi. Numara kumwegera araza gukure aho abana b'abantu babonaga bagutaye. Abana b'abantu bajya batujugunya mu muriro, ariko batujugunya mu muriro ntidushe. Imana ishimwe. Abantu bajya batujugunya mu muriro. Musi umwe bafata abana b'abahungu 3, barangije barabajugunya, Saduraka, Meshaki na Abedenego, babajugunya mu muriro. Oya, n'abantu bari babajugunye. Nawe ufite abantu bakujugunya mu muriro, ariko abakujugunya niba bahindukiye baza kukureba mu muriro, baragaruka ngo baza kumureba mu muriro. Ndafashijwe ngo bagarutse basangamo uwa 4, basangamo umwana w'Imana. Oya, muri icyo kibazo wari urimo, abantu bakujugunye niba bagiye kugaruka, bagasanga hari ukuntu bihinduye isura, bagasanga Imana igutabaye, bagasanga Imana ikurengeye, bagasanga Imana ikoze iby'imbaraga. Muri abo bantu bakujugunye, abantu barakujugunye, abahanuzi barakujugunya, umugabo arakujugunya, abana barakujugunya, ariko bagiye kugaruka basange aho bakujugunye ntabwo ari huki. Uzi ko Yobu baramujugunya n'ukuri. Yobu baramujugunye, umugore aramujugunya, abana baramujugunya, inshuti ziramujugunya, umva abavandimwe baramujugunya. Barangije ikintu nkundira Imana, ngicyo nkundira Imana rero, barakangika kwemera, baragutana yigaca kanzu.
imana ikintu nkundira imana abantu bajya batuvaho bakagenda ugasigara wenyine, ariko imana ntabwo ijya iduta mama. Oya, imana ntabwo ijya iduta. Barangije ngo baramushugunye, bamaze kumujugunya. Uzi ukuntu nkunda imana, uzi ko imana abo bantu bakujugunye ugira ngo bazagaruka gutyo gusa se? Oya, ntabwo bazagaruka. Ntabwo imana yaciye Elifasi na bagenzi be amande ngo bajya kure mu mugaragu w'Imana Yobu, bakajya kure mu mugaragu w'Imana Yobu. Oya, nubwo bakujugunye bakaguta muri icyo kibazo bazi ko ariho uzapfira, oya ntabwo uzahapfira, kubera yuko Yesu yavuganye nanjye yuko azanye Umusamariya ugukura muri icyo kibazo. Hari igisubizo Yesu amanuye ku buzima bwawe. Witinya, wowe uri mu bitaro urwaye wari udukurikiye, witinya. Wowe wari ufite ikibazo umaranye igihe kirekire, oya witinya. Umva yuko Yesu ari hafi y'ubuzima bwawe. Wikwita ku bantu, abo bantu nta by'agaciro bari bafite, ahubwo Yesu Kristo niwe uzanye ibintu by'agaciro, niwe uzanye ibyo kukubaka. Imana ishimwe. Ndashoje ariko nakubwira ngo haga amaso Kristo niba ufite iby'agaciro, niba ufite amavuta ya Elayo yo kukomora, yarangiza akakomoza amavuta ya Elayo, yarangiza akagupfukisha igipfuko cyiwe, yarangiza akagushyira ku ndogobe, yamara kugushyira ku ndogobe akakujyana mu icumbi ry'igihe kirekire. Abantu baguhaye iminsi, abantu baducumbikiye iminsi mama, abantu baducumbikiye iminsi wa mubyeyi, oya bagucumbikiye iminsi bakavuga ati se biriya bizemera, iriya viza se azayibona, iriya modoka se azayibona. Oya, abantu baducumbikiye iminsi, iriya bizinesi afunguye se izarangira ejo. Baducumbikiye iminsi, ariko dushimiye Kristo utajya uducumbikira iminsi, ahubwo uducumbikira igihe kirekire. Imana ishimwe. Ndashoje. Wowe wari udukurikiye, Imana iguha umugisha kandi Imana igukure muri ubwo buzima budahinduka. Nawe Imana yagiriye neza ikaguhindura ubuzima, ariko ukabona hari ibitagenda neza. Imana igushyigikire, Imana yongere yubake imitima y'abantu yari isenyutse, Imana yongere yubake imitima y'abantu yari igiye kure, Imana yongere igirire abantu icyizere. Imana yabatakarije icyizere kubera kwirirwa bigaragura mu byaha, kubera kwirirwa bakora ibidakwiye. Imana ibatakariza icyizere. Reka Imana yongere ikugirire icyizere mama, reka Imana yongere kugarukaho, yongere igutore aho abantu bagutaye, yongere ihagutore, kubera ko ari Data ushoboye byose. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga. Wowe wumvise iri jambo ukumva wifuza ko twasengana, tugasenga Imana, kakuzanira Umusamariya muzima, kakuzanira Umusamariya w'umunyembabazi, kaza kukubohora, kaza kugutura uwo mutwaro umaranye igihe kirekire. Wambonera kuri 0783700275 cyangwa ukajya kuri Yesu ari ku Ngoma TV ugakora subscribe, twarangiza tukajya dusangira n'ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana. Imana rero iduhana umugisha. Imana Data wa twese, Imana ikomeye, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi. Turagushimiye ko uri se w'umwami wacu Yesu Kristo mwiza. Tugushimiye ko utuzaniye Umusamariyakazi, Mana aje kudukura, Mana nyagora ku ngoma aho abantu bari baradutaye, kandi yamara kudukura akatwomora ibikomere byose abantu baduteye. Data wa twese tugushimiye ko Mana ugiye Mana gukora iby'imbaraga, kandi ukabikorera muri iri jambo, gahindura amateka ya benshi, ukarema ubuzima bwa benshi, ukabomora ibikomere, ukabakuraho Mana nyagora ku ngoma igisuzuguriro basizwe n'abana b'abantu, gisuzuguriro cy'ubukene, gisuzuguriro cy'ubugumba, gisuzuguriro cy'uburwayi. Turagushimiye Yesu mwiza ko hari icyo uremye kandi gikomeje. Izina ryawe rishimwe kandi rishyirwe hejuru, izina rya Imana ryongere ryamamare kuko uri Kristo mwiza. Turagushimiye, turaguhimbaje, ni mu izina rya Yesu Kristo. Genda uherekeze iri jambo, riherekereshe amaraso yawe Yesu, kugira ngo ribature benshi kandi rikize benshi abari bihebye. Mana nyagora ku ngoma bagire neza, bari barwaye bagutegereje Mana, nabo bakurindiriye Mana ubiyereke, bafungurira umuryango w'umugisha kuko uri Data wa twese. Ukureho umuraba, ukureho ibyago n'amakuba, Mana nyagora ku ngoma, urengera igihugu cyacu kuko uri Kristo mwiza, kuko uri uwera, ukirengere ugihagarareho kuko uri Data wa twese. Urengera abayobozi Mana bakiyobora, mu izina rya Yesu uduhagarareho, utwimane kuko uri Imana ishoboye byose. Turagushimiye Kristo kutanze ihumure mu bantu bawe, kuko si by'imbaraga. Mwami Imana, ku bantu bari badukurikiranye nubaha umugisha, izina rye rishimwe kandi rishyirwe hejuru, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.